Hello everybody, this is SGA and I'm back with this video. So if you are new, subscribe, comment, share. So today I'm here with Vestine, Jared. Innocent. So uyu munsi guys twahisemo nyine ko twagira n'ikiganiro cyo gushimira Imana ku bintu idukora mu buzima bwacu bwa buri munsi bitandukanye. So mbere ko dutangira ko dusabe Innocent aturagize adushimira ibiganza by'Imana n'adukomeze. Alright, Mwami Yesu turagushimiye tugushimiye ko wakomeje kubana natwe kuva mu gitondo kugeza amasaha reka nkwereke isaha tugiye kuganiriza bagenzi bacu, kuganiriza abakuru bacu, kuganiriza abaduteze amatwi ndetse n'abatazatubona. Reka isaha ukomeze kubana natwe, ibibazo turi buze kuvuga, ibyo turi buze kuganira, reka bize gushimwa nawe kandi ukomeze kubana natwe. Buri umwe uzatega amatwi uzareba ino video, reka Mwami izabashe kumuhindura ubuzima kandi azabashe nawe kugira icyo avuga agira abandi kubyo bamukoreye. Ni mwiza rya Yesu turakoze, amen. So guys, let's get into it kwa amasaha ari kugenda. So ikibazo cya mbere nyine tugiye kugirana kiravuga ngo how would you feel doing everything and never be appreciated? I mean, of course, if I was to do something nice for someone and they don't appreciate it, I'll feel bad. I wouldn't be happy about it. I'll feel bad and probably maybe not do it again. Yeah. That's also how I feel. Kuko. Just speak louder. I also feel the same way as what Vestine just said. Kuko, it wouldn't be nice for anyone to be in that situation. Yeah. Yeah, me too. You know, appreciation is something that make you stronger, make you to do it again. Like if they appreciate you, you do it like with you know, happiness, you know, and you laughing and say, oh, let me go do this because they appreciate you. So that would be better to be appreciated for what you did or done. Nanjye ku giti cyanjye, to be honest, like they said, I wouldn't be happy doing stuff and never be appreciated. Kubera ko nk'umwana w'umuntu ndi umunyantege nkeya, so ninkora ikintu nanzi ko ndi gukora neza, rimwe nkabona biratambutse nta muntu nshimye, bwa kabiri nkabona birabaye, mu by'ukuri bizanshinege cyane, bincire hasi, bitume n'ikindi gihe ntabikora nawe sininabikora ninkabikorana umutima mwiza. Kandi gukora ibintu utabikoranye umutima mwiza biri mu bintu nabyo byangiriza umubiri w'umuntu, kuko ibyishimo biri mu bintu byubaka umubiri, nanone uburakari bigatuma mbese bikaba biri mu bintu bisenya umubiri w'umuntu. So mu by'ukuri gukora ibintu nyine ntushimwe biri mu bintu mbese kubera ko abana bantu dufite kamere ntabwo byatunezeza. So impamvu nyine tubaje kino kibazo nuko nyine dushaka nyine kuvuga nyine ku byo mbese abantu tutajya dutekereza mbese iby'Imana idukorera ngo tubihe agaciro uko byari bikwiye. So reba nkatwe abana b'abantu ntabwo twashimishwa no kuba tudashimwa. So noneho tekereza how God feel, uko Imana igifeelinga ibintu byose dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi uko bwije nuko bukeye, ariko mbese nyine tukabona turabyutse twagira mbese nyine ubwo nyine niko byagenze ntitubishime. How do you think God feels about that? Kumva ko mbese ibintu byose byabaye bwose nyine byabaye ntayo kwishima. Burya Imana ikwita indashima, kuko no muri Bibiliya avuga ngo duhore dushima Imana tubyutse tugiye kuryama, mbese ibintu byose ibikorwa byose tugiye gukora tugomba gushima Imana, kubera ko igikorwa cyo gushima Imana ubundi navuga no mu muco w'Abanyarwanda gushima ni umuco, kuko turagiye nyine mu bintu bya Kristo tuvuge ngo gushima. Ubundi gushima ni igikorwa kiranga umuntu, mbese like umuntu wanyuzwe, ni ukunyurwa, you know. Burya gushima ni igikorwa cyiza, kubera ko iyo ushimye cyangwa se ugashimwa
bigutera izindi mbaraga kugira ngo cya kindi wakoze uzongere ugikore ku buryo wishimye mbese. Yeah. So ikindi nyine Vestina hari ukuntu nyine yavuze ngo akoze ibintu nyine ntashimwe agiye atazongera kubikora. So none ubwo nyine Imana yo igiye gukorera ibintu mbese ntwishime ikakuvanaho amaboko wanyurwa. Oya pe. I wouldn't be here. So rero nyine okay ngaho tubwira uburyo Imana mbese ibyakira mbese nyine ukuntu nyine abantu tudashima tu. Njyewe uko mbyumva Imana bijya biyoza cyane pe cyane nyine uko Imana itari umuntu ngo itwiture nabi. That's right. Gusa nyine kuko Imana itari umuntu nyine nubwo tutajya tuyishima ku tuntu dutoya ku bintu binini mbese abantu nibyo dukunda kurebaho cyane. Niba Imana yagukije nk'ikintu mbese gikomeye kigaragara abantu bose nyine cyagombye kuguhitana ikintu cy'umuntu yibandaho cyane akayishima, ariko twa tuntu dutoya umuntu ntaduha agaciro cyane mbese ngo yibuke ko nako ako kantu gatoya Imana yamurinze kagagombye kumuhitana. So go ahead. I also feel like akenshi na kenshi hari igihe twibesha mu gushima Imana, burya urugero warugiye nko guhura n'impanuka sibyo, ntabwo biramutse bibaye ahazo kavuga ati Imana ishimwe and that's it, bigata birangirira aho ngaho. Hari nk'urugero hari ituro ryo gushima, I'm not saying that ni ngombwa kugira ngo ugende ubivugire mu rusengero bose bamenye ibyabaye, gusa unagiye ukihererana n'Imana yawe iminota 5 nta kibazo, atari handi ubivugira aho ngo tubibagirwa nkaho bitabaye. Naho ngaho I don't think that God likes it nkuko twe tubitekereza, kuko it's not a good thing to do for anyone. Ikindi kibazo mutekereza ariko se mpamvu twebwe abantu akenshi dukunda gusanga Imana nuko tugeze mu bibazo twagira mu byishimo tukaba tuyishiza nko ku ruhande. Okay, so on my side, kuko I'm not gonna say ngo bibakundi kuko nanjye hari igihe bimbayeho nkaba nabangeze mu kintu nangiza nkahita nibuka ko ariho Imana ihari, gusa ndi kwishimana n'abandi sinshimire n'ibyo byishimo biri kuba muri uwo mwanya, kuko cyakabaye ari ikintu ahubwo cyane cyane nagombye gushimira kuko mpari kubera iyo Mana, n'ibyo byishimo mbifite kubera Imana. So to me I feel like muri iyo umuntu ageze mu bibazo niho avuga ati aba yabuze haturninga, kuko ntabwo ari ujye kuri abo bantu azavuga ati God help me with this, and handi byo gushimana niho bizira, naho ngaho tuvuga ati Imana iramfashije, and then azuka tujya mu buzima bwa busanzwe ukahita wibagirwa Imana until nugira muri bya bibazo biri butume ukenera Imana. Undi ikintu nkuko muvuze aho ngaho icyo kibazo nyine muvuze cyo kuvuga ngo kwibagirwa Imana, like burya twebwe abana b'abantu turemetse bamwe like muri ni turatandukanye ku isi hose. Umuntu umwe like ntabwo ashobora nyine kuvuga ati ngiye gushima Imana, like ngiye kuvuga Imana like ejo mu gitondo yongere afelinga dambe si yumve atakorera Imana. Kubera iki? Kubera ko wenda sinzi kuko satani aba yarwanije umutima we w'uwo muntu, kubera ko satani ni umuntu mubi, kandi satani ntabwo aba twifuriza ko twajya imbere y'Imana ngo tubashe kwishima, kuko uwo ubwe azi ibyiza byo gushima, azi ibyiza byo gushimirwa, kubera ko satani we igihe cyose aba ashaka ko twibagirwa Imana, aba ashaka ko dukora ibyo ashima, kubera ko n'Imana iravuga ati bana banjye nimunkorere ibyo nshaka kugira ngo ntazaragwe ubwami bwo mu ijuru, kuko tudakoze ibyiza tudakoze neza kuko nk'uko Imana ishaka ntaho twazaragurwa
So njyewe uko numva ikibazo cyo kuvuga ati kwibuka Imana mu gihe cyiza cyo no kwibuka Imana kwibuka Imana mu gihe kibi, right? Yeah. Kwibuka Imana mu gihe kibi, I feel like ni cyagiye nyine uba wumva ko bya byiza byabaye bikwibagije, bya byiza mbese byiza bikorewe uyu munsi cyangwa se ibyo uri kunyuramo uyu munsi cyangwa se ibyishimo ufite uyu munsi, hari igihe bishobora kukwibagiza Imana. Kuko ndibuka kera nyine like tuza hano muri Amerika, I think back in Africa twaravuze ati mwami tugera hano tuzagushimira, tuzagira gute, tuzagukorera, but ariko urebe abenshi baje mu myaka yashize, abenshi baribagiwe, abenshi bavuga ngo kampani ngo nituma tudakorera umurimo w'Imana, abandi iki. Nukuri izo ni inzitwazo zidashitse, izo ni inzitwazo. Mureke dukorere Imana nkuko byari bisanzwe, kubera ko iyo Imana uyibwiye ati ngo mwami nzakora iki ntugikore, icyo gihe uyibeshye ushobora kuvuga ukuri ukakora nkuko wakuvuze, akuvuga ati ngo uzayikorera ntuyikorere, icyo gihe iyo Mana ntabwo like nayo yumva ikwishimiye nk'umwana wayo. So rero cyambere tugomba kwibuka Imana ibihe byose, yaba mu byiza yaba mu bibi, tugomba kuyibuka kuko ni Imana yacu kandi ni Imana izayikomeza kubana natwe mu makuba. Kubera ko nituyibuka mu byiza gusa ntabwo izayibona neza. Tuya dushaka kwigira abantu mbese nyine bibagiwe, kandi mu by'ukuri if you think about it ntabwo tuba twabyibagiwe, ahubwo nuko tutaya tuba agaciro gakwiriye ngo tubihe umwanya wabyo bikwiriye. Mu by'ukuri Imana ntabwo ibyishimira. Hari utuntu twinshi dukunda kuba retse wenda no guteka, amavuta agutarukiyeho urabifira ko kuba kudahiye cyane, mbese you think it's fine, ntushima Imana, kandi mu by'ukuri hari abajya bashyira amavuta akabameneka amaso bagacya cyane, ariko kuba wowe mbese nyine ntacyo baye kirenze ukumva mbese ko nta kibazo, ntubishimire Imana. Kandi nyine nanone ikiremeza ko hari abantu benshi bari muri situation mbi cyane ariko baracyari gushima Imana. Hari abantu usanga bararwaye ugasanga rwati Imana ufite ko ngifitemo n'umwuka, ariko wowe nyine uri kugenda hariho hose umeze neza, wambaye neza, ntushima Imana. Mu by'ukuri tureka kuba indashima, kuko Imana birayibabaza cyane nuko nyine nkuko Kristo nabivuze ntabwo ari umwana w'umuntu nyine wenda ngo ihite igira kamere cyane ngo twe tuyigira, ariko ntabwo byayibuza kuyibabaza, kandi hari igihe kizagira imbabazi zigashira, ntabwo izi mbabazi tugira za buri munsi zizahoraho. So tugomba gushima ibintu byose bya buri munsi. Reka dusabe nyine Innocent adusomere muri Zaburi igice cya 146 turi kugera ku musozi. Ndasoma umurongo wa 6 haravuga ngo uhoraho Mana yacu wadukoreye ibintu byinshi cyane, udutegurira imigambi, utugaragariza n'ibitangaza rwose, ntawe twakunganya, ni byinshi cyane ntawabona uko abivuga. Amen. Nuko Imana yacu nziza cyane, Imana irahambaye, iradukunda, itwifuriza ibyiza, idufitiye imigambi myiza. Natwereka nyine dukore ibyo ishaka, kuko Imana itwifuriza ibintu byiza gusa, ntabwo twifuriza ibintu bibi. Ishaka kugira ngo mbese nyine mu byiza twayikorera tuzahembwe ijuru, tuzahembwe ubugingo buhoraho, kandi ntabwo tuzahembwe ubugingo buhoraho tudakora ibyo Imana ishaka. Ntabwo ngo tudakora ibyo Imana ishaka ngo Imana iri kubahata. Imana ikoresha agahato, iratuburira, itwereka inzira nziza mbere ko nyine duhaguruka ngo dufate urugendo. Gusa nyine nk'abana b'abantu dufite kwihitiramo, dufite umutima tubwira ati ca muri inzira no muri inzira. So Imana izakwereka icyiza niwe uzahitamo kugicamo. So tuye dushima Imana mu bintu byose bibayemo, kuko Imana iradukunda, nako reka tuyikunde. Reka dusabe Judith adusomere mu Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 18. Abatesalonike mu gice cya 5 umurongo wa 18 haravuga ngo mubibaho byose
mu bibaho byose muhore mushima kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Amen. Yeah, so like nagiye kure cyangwa se ngo ngende like burya hari ibintu byinshi cyane umuntu akwiriye gushima Imana. Hari akantu gatoya kugira ngo mbashe kubwira abantu badukurikiye. Ikintu cyo gushima Imana ni ikintu like gikomeye cyane, kuko njyewe niyo nibutse aho navuye cyangwa se bisi by'Imana yankoreye muri njyewe like basi numva nashimira kugeza kuva mu gitondo kugeza nijoro, cyangwa se iteka n'iteka ryose, kubera ko imigambi yayo kuri njye ni myinshi kandi ibyo yankoreye ni byinshi. So ndibuka kera nyine ngikora mu ntuza like iri muri Afurika, igihe nyine ndimo ndakora umurimo w'Imana, icyo gihe nyine twarimo turagira ibintu by'amabuye nyine biriya by'amasara bwayo tugira dukuramo nyine amabuye. So sinzi ukuntu nateruye ibuye, ndariterura nyine nditeruye, sinzi ukuntu nanyereye ibuye ringwa ku nda. So like you know, sinzi ukuntu ryangoye ku nda, ariko ntuza gipfumure kiracyahari bad, ariko kubwo umugambi wayo nyine yari imfitiye ndetse n'uburinzi bwayo yandindi aho hantu. So mbyibutse numva nyishimiye. So rero abantu badukurikiye akanya, namwe sinzi iby'Imana yarabakoreye, so cyangwa se aho Imana yaba yarabakuye. So wumve ko nawe iyi video ukureba ushimira Imana, kuko Imana niyo gushimirwa kandi Imana niyo guhimbazwa iminsi yose. Amen. Yeah. Nayo nazi icyo uvuga mu buhamya mu by'ukuri. So murabizi ukuntu nyine ziriya modoka tugendamo tuba tugenda mu mwumva pe, kubera ko nta maso zifite, Uwiteka wenyine niwe uziyobora. So akenshi mba ndi gutwara, ndi kugenda nka nijoro mu muhanda, noneho nyine nkagenda hari the resistance ndi gutwara nka nijoro. Icyo gihe nabaga ntanagira n'ibyangombwa, nari ngiye kugenda ku ishuri, noneho nyine ngo gufata imodoka nyine gushaka ibyangombwa byo kugenda ku ishuri. So nandi kuba muri highway ari nijoro mu gicuku cyane nta byangombwa, sinzi ukuntu nagiye kubona mbona narenze umuhanda ndi kugenda, sinzi ko muri highway hahagana bise nk'uko iki cyo kugenda ku muhanda wo ku ruhande. Noneho ndi kugenda mbona ndi kugendera mu byatsi like atari mu muhanda. I was like what? Nanayize nandura ko hari imodoka ziri inyuma yanjye, mitagaruka mu muhanda kandi hari imodoka ziba ziri inyuma yawe, so nsubira mu muhanda. I was like wow. Nk'utwo tuntu dutoya. But it's not big. It's not big. But like muri ako kanya nyine like nkuko yagiye mu byatsi atazi ukuntu yageze, and then akagaruka without thinking imodoka ziri inyuma, like something could have happened but it didn't. So we should like keep those in mind and be thankful. Kandi mbese akantu nakwadingaho, it's something that I do nyine cause turi abantu turibagirwa pe, akantu gashobora kutubaho uyu munsi ejo tukibagirwa. So I would maybe whoever is watching this, you can try gashaka like a journal a journal, and then ukajya wandikamo nk'utwo dushimwe tugiye kutukubaho nyine mu buzima bwa buri munsi. It helps because I do that, and sometimes I go back, I'm like wow, ngasoma ibintu ntarindi no kwibuka. So that would be really good. Ugakora hari abantu bajya bakora to do list, ugaplaninga umunsi wawe ukuntu ari bugende. I mean we don't know, ntabwo uzi kushaka guhura na kino gusa urya mu gitondo hagati mu gitondo byakanda gushima Imana na bino. Yeah, agakora do list agaplaninga ukuntu nabyo birafasha. Nukora to do list nukajya gukora nk'umuhango. No, ntabwo ari umuhango, ntabwo ari ikintu cyagombye kuba umuhango uvuga ati I have to do it, ubu bitakuri. Oh yeah. Kuko ari abantu bavuga ngo before I sleep mfite gusenga, nimbyuka mfite gusenga. Mbese kuva kwese ko ufite kubigira umuhango, ufite kujya gusenga buri munsi, ariko mu by'ukuri you don't mean it, bitakuvuye mu so nimba gusenga bitekerezo kandi bagaciro. So burya nk'umukristo read the Bible every day, like reading, kuko iriya ni inkota yawe, biriya ni rega hari igihe kizagera ntitugiye n'izi Bible dusoma iki
ariko like ugiye usoma every time like ugasenga ukavuga ati ugasenga rega buri mu gitondo uko ubyutse usoma ugasenga gutyo nyine. Akabazo. Yes. Okay. Let's be honest, abantu bose bajya kuri ino video ntabwo aravuga ko bose ari abakirisitu. Hari abari running from this very to me it was more like a suggested, okay, kuri njyewe sibyo nk'umuntu sibyo. Let's be honest, it's something turabizi ko ari ikintu twagombye gukora buri munsi, but ntabwo ariko bigenda sometimes. Hari igihe okay nshobora kuvuga ati ni ikintu nzajya nkora buri munsi mbivanye ku mutima, bishobora kugira icyumweru kimwe, icya kabiri ntubikurikize nk'uko byari bimeze. So ari ikintu kivuye ku mutima uyikoze. I don't think there is anything wrong, and icyaba kiri wrong ni itakwibagiza, right? Yeah, it's something for you to remind you, right? Yeah, it's like a reminder. That's good. Kubikora akabikomeza nyine like atari iby'imihango nyine, you know. Ntabwo ari imihango, ahubwo ni ukuvuga ati okay, I know what you're trying to say. So what she's trying to say is hari wenda hari nk'abantu badasanzwe ari abakirisitu wenda bari bwigire muri ibi ngibi bagashaka mise kubigiving a try by doing a to-do list. Kuko wenda ko nta isanzwe nsenga, reka ibyo bavuze msenga ngereza gusenga ndeye ko byavamo. Wenda bwati umunsi kankore kuza wenda nsenga nko kwa mbere kwa gatatu bakabigiving a try bakabigerageza. So hari babyigira bikafasha kugenda kuzagera ku yandi maherezo. That's right. Kandi iyo ukoze iyo to-do list nyine it means uri kubishakira time. Yeah. But anyways, I think this is the end of the video. Thank you guys for watching, not just watching, paying attention kuri turi kuvuga. Imana izadufasha twese tubikurikize, duhe imbaraga mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi mu byose iyo dushima. Reka dusabe Judith adusengere na dusoze. Kwa Judith. Okay, mwishisho dusenge. Twongeye kugushima Mwami kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, twongeye kugira amasaha tukima ku mwuka w'abazima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dusanze ko akenshi twe ku bantu hari byinshi Imana tutagushimira, haba utoya haba ibinini. Akenshi na kenshi dufata ko twagombye kugushima mu bibi gusa tukakwibagirwa mu byiza. Imana ndagusabye ngo ubane natwe, udufashe kubana nawe buri munsi, udufashe kujya duhora tugushimira uko bwije n'uko bukeye. Nituramuka bibaye ibintu bya buri munsi atari byandi byo kwibagirwa, tuzabashe kugushima. Ndagusabye ngo abari burebe iyi video ubafashe ntibice mu gutwi ngo bihinguke mu kundi, ahubwo bishingirize mu mitima yabo, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Stronger. Abafana bawe rero ngiye kubabwira ikintu sibyo. Murazi Stronger yitwa Aline Stronger kuri YouTube yiwe. So guys, niba wumva ko ubundi ikintu cyo gufatanya like tugashyigikirana, you know, burya Stronger ntabwo yabivuga kubera ko ngiye kubivuga nk'umufana wiwe ko ndamukunda cyane. It's my sister, it's my everything. By the way, like let me tell you, guys, ikintu cyo gufashanya ni ikintu cyiza kandi cyo gutezanya imbere ni cyiza. So rero ibikorwa byiwe like niba bikunda pe ukumva ko Stronger agushimisha, guys, go subscribe, go share, go comment, everything you do, like uko wamusupportinga kose arishima cyane kandi azabishimira, azanabibashimira kuko arabakunda. Ni mwe gabikorera ibintu kugira ngo mubashe kulearninga kandi natwe biradushimisha twese, right? Yeah. So thank you guys for watching and God bless you. Thank you. God bless you. Yeah. Remember to subscribe, share, like and comment. Goodbye. Kandi nimba wageze hano kuri ino minota ya nyuma Uwiteka aguhezagire. Yes. All right. God bless you.